uzaheka, ngo ntabwo uzabona umugisha, ngo ntabwo uzabona ubutabazi. Hari Imana izaza ikabanyuraho, hari Imana izaza ikabacaho kugira ngo yiyerekane. Haleluya! Kugira ngo yiyerekane ko ari Imana ifite imbaraga, kugira ngo yiyerekane ko ari Imana ifite ubushobozi. Ibabaze ngo ariko ikintu cyatuma ngirira neza uriya mwana wanjye unyubaha, mbese nabigenza gute? Mbese namuhereza iki kimukwiriye? Hari Imana igiza ikabanza igaca ku banzi bawe. Mana ishimwe cyane, Mana itugirire neza. Nubwo bimeze bityo, njyewe mfite ibyiringiro. Mana ishimwe, byiringiro mfite nawe ubigira aka kanya. Banza usobanukirwe neza ko Imana yacu ntabwo ari pirate, nta nubwo bayipirata ngo bikunde. Imana yacu iyivuze irasohoza. Iyo yibutse umuntu ibimwibutse, iyo irengeye umuntu ibimurengeye, iyo ukuye umuntu mu rupfu ibirumukuyemo. Imana yacu ntabwo Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Hanyuma waba dukurikiye urwaye, waba dukurikiye uri mu bihe bitameze neza, ariko hari ikintu Imana yavuze. Yaravuze ngo sinzaguta kandi sinzaguhana, ntabwo nzagutererana, nzabana nawe. Iyi Mana iri kumwe nawe kandi ntabwo yagutererana, nubwo abantu bakuvaho yo ntiyakuvaho. Ukomere rero kandi ushikame. Tukwifurije amahoro. Urwaye tumwifurije gukira, ukennye tumwifurije gutera imbere, ushonje tumwifurije kubona ibyo kurya. Nkuko mubibona rero kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Yego. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi myinshi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ntabwo twari duherukanye, twari tugukumbuye. None turabona ko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen. Hanyuma reka ngusabe wibwire abadukurikiye. Murakoze, amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhane umugisha. Urakoze cyane Rebeka, muhanuzi w'Imana. Imana ikugirire neza cyane. Nizere ko nabandi basize mu rugo ari amahoro. Abana bameze neza. Bameze neza cyane. Urakoze cyane. N'umutwara ameze neza. Nawe araho ameze neza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka ngusabe mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu usenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Turagushimye, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twe. Mana nubishimirwe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero, turakwinginze kugira ngo ubane natwe mu ijambo ryawe. Uwiteka rigira aho rituvana, rigire naho ridushyira. Unyemerere Uwiteka, urumva ijambo ryawe, unyemerere ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yiwe, rizamubera impamba n'urwego bizamugeza iwawe mu ijuru. Unyemerere Uwiteka aba ari wowe uhaboneka, ntaba ari twe Uwiteka, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kutwigaragariza. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umwuka w'Imana akorane nawe. Rebeka, turakwakiriye kugira ngo utambutse message Imana yaguhaye. Karibu. Murakoze. Mbanje gusuhuza abakunzi banjye, inshuti zanjye, yaba bari mu Rwanda, yaba bari hanze y'u Rwanda. Yesu naduhane umugisha. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero nk'uko bisanzwe.
nababwiye neza ko ijambo ry'Imana ribohora, mbabwira neza ko ijambo ry'Imana rishobora kuguhumuriza wari wihebye, mbabwira neza ko ijambo ry'Imana rishobora kugukomeza wari ugiye kuva mu by'Imana, ariko kubw'ijambo ry'Imana wumvishije rikagukomeza. Aya masaha rero ndagira ngo utege amatwi neza kandi ijambo ry'Imana uryizerera, kubera nk'uko wizeye Imana igufashe ugire kwizera muri wowe. Yesu aracyariho, Yesu aracyakora, Yesu aracyashoboye. Ni ukuri Yesu wacu ntabwo ajya ahinduka, niryo jambo nkuzaniye. Yesu wacu ntabwo ajya ahinduka, Yesu wacu ntabwo ajya yibagirwa, Yesu wacu ntabwo ajya aharara ngo aharurukwe. Imana yacu ihora itubereye maso uko bwije n'ubereye maso nyine abayitegereje bose. Imana ikugirire neza kandi igufashe. Birashoboka ko wasenze amasengesho menshi, birashoboka ko wagize urukundo inyuma ukabireka, birashoboka ko uri mu bivumbura bakibwira ko Imana itumvishije amasengesho yabo, ariko nje kukubwira ko Imana ntago yibagirwa. Imana yacu ntabwo yibagirwa. Umwana w'umuntu yakwibagirwa ineza wamugiriye, ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo rero komera ahantu uri hose. Sinzi ikigeragezo urimo, sinzi intambara uri kurwana, ariko nje kukubwira ngo komera, guma ku Mana yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ugume ku Mana yawe, ntihagire umuntu n'umwe ugukura ku Mana, ntihagire umuntu n'umwe ukubuza gusenga Imana. Reka nkubwire ko hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Nubwo bimeze bityo, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho Uwiteka iri jambo ngo azabe. Imana ikugirire neza, Imana irakuzi, izi imigendere yawe, kandi Imana niza kugutabara izareba wowe nyine, irebe wowe n'amasengesho yawe, irebe wowe nuko wabanye nayo. Ntabwo izajya kukubaza iby'umuturanyi wawe, ntabwo izajya kukubaza iby'uwo musengana. Wowe kiranuka, wera imbuto, wizera Imana, werere n'imbuto abo ngabo bataramenya Imana. Ubundi wirebera ukuntu Yesu akugirira neza, ubundi wirebera ukuntu Yesu akugarukaho. Imana iduhana umugisha cyane, Imana ikugirire neza aho uri hose, igihugu cyose waba urimo. Ntaho Imana itagera, ntaho Imana itabashije kuba yakugirira neza, ntaho Imana itakorera, ntaho Imana itagukiriza. Haleluya! Ntaho Imana itagutabarira, ntaho Imana itakwibukira, ntaho Imana itagutabara yaba mu bibazo waba urimo. Imana yacu ibera hose icyarimwe. Imana yacu ntirenganya, Imana yacu ntabwo ivuga ngo ibingibi ndabikora, ibingibi simbikora. Imana yacu ishoboye byose kandi irahambaye cyane. Imana rero duhane umugisha, Imana itugirire neza. Nagira ngo nujya wumva ijambo ry'Imana ujye urifata urikomeze ku mutima wawe, kuko namaze kumenya neza ko hari abantu benshi bajya gusenga, bagasenga umuntu akamubaza se nirihe jambo wabashije kumenya, nirihe jambo umushumba yigishije, nirihe jambo pasiteri yigishije, ntari kubwira. Ariko akakubwira abantu bari bambaye neza, akakubwira inkuru zaho ku rusengero. Ntago ari byo. Ijambo ry'Imana urifate urikomeze ku mutima wawe, kuko hari igihe kizagera ukajya wibutswa na rya jambo, akaba ari ryo rigukomeza. Ryarindi wamenye, ryarindi pasiteri yasomye ukabasha kuryumva, ryarindi umukozi w'Imana yasomye ukabasha kuryumva, ukaryandika ku mutima wawe. Iryo jambo urifate urikomeze, rizakurengera, rizagutabara, rizaguhumuriza, rizatuma usubizwamo imbaraga, rizatuma wakira agakiza. Iryo jambo rizatuma ureka gucika intege, kuko waryizeye ukarifata ukarishyira ku nkingi z'umutima wawe, ntirigace mu gutwi ngo ringuke mu kundi. Ndakwinginze kugira ngo ijambo ry'Imana wiryima amatwi, ndakwinginze kugira ngo iri jambo ry'Imana urifate urikomeze, iri jambo ry'Imana urifate uryubake muri wowe. Iryo jambo ry'Imana rizakugirira neza, rizaguhumuriza. Waba urwaye rizaguhumuriza, rigusanga aho uri riguhumurize. Waba uri mu kazi kawe ufite intambara, rizagusanga, rigusanga aho uri rikuhumurize. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Esiteri igice cya 6, turahera ku murongo wa 1
turageza ku murongo wa 10. Reka umukozi Imana dusomere, Imana iduhane umugisha cyane. Yego murakoze, reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuze ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Haleluya. Amen. Umutwe w'amagambo uratubwiye mu ijambo ry'Imana ngo umwami amenya neza ko Morodekayi ari we wagize ute, wamuburiye. Urumva umwami icyo igihe cya Morodekayi cyari kigeze. Umunsi Morodekayi aburira umwami yaragiye yumva ko birangiriye aho ngaho, yumva ko ineza akoze nyine ayikoze birangiye, ariko ngo igihe kiza kugera ngo umwami amenya neza ko Morodekayi ari we wagize ute, wamuburiye. Nk'uko nawe hari igihe usenga amasengesho ukagira ngo Imana ntiyayumvishe, nk'uko nawe hari igihe ugira neza ukagira ngo umugisha Imana ntiyawuguhaye. Haleluya. Ariko ngo umwami aza kumenya neza ko Morodekayi ari we wamuburiye. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niko umutwe w'amagambo utubwiye ngo umwami amenya neza ko Morodekayi ari we wagize ute, wamuburiye. Nawe imirimo yawe imenyekane. Haleluya. Imirimo yawe imenyekane, abo wagiriye neza mu ijuru bimenyekane, iyo mirimo yawe imenyekane, bimenyekane ko wasuye abarwayi, bimenyekane ko wagaburiye abashonji, bimenyekane ko wambitse abambaye ubusa, bimenyekane. Haleluya. Imirimo yawe imenyekane nk'uko umwami yamenye neza ko Morodekayi ari we wagize ute, wamuburiye. Imana ishimwe cyane. Murongo wa mbere uravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byanditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. 5. Abagaragu b'umwami barasubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, ahari uwo umwami akunda kubaha kunduta. Ahari hari umwami akunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati, Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bamuzane, bazane imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro niyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo umuntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati,
uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana iduhane umugisha cyane kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Morodekayi yari umuntu wiberaga ku irembo. Morodekayi nta jambo yagiraga. Morodekayi yagiraga igisuzuguriro, ariko ngo Morodekayi hari neza ngo yari yaragize. Imana ishimwe cyane. Morodekayi hari neza yari yaragize. Morodekayi ngo yaburiye umwami, bari bagiye kumugirira nabi, ngo aburira umwami agira ngo wenda aragenda biherereza aho ngaho. Umwami aragenda araceceka, umwami aragenda aricecekera, kuko nyine igihe cya Morodekayi ntabwo cyari cyacurabwenge. Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Ngo iryo joro umwami yabuze ibitotsi. Icyo gihe Morodekayi yamuburiye nta n'icyo byatanze. Morodekayi yarakomeje aguma ku irembo, aguma ku irembo ry'igisuzuguriro, aguma ku irembo ry'ubukene, aguma ku irembo ry'amagambo, aguma ku irembo ry'ibimuhiga. Ariko ngo iryo joro, ijoro rigeze ryo gutabarwa, ijoro rigeze ryo kurengerwa n'Imana. Ngo iryo joro ngo umwami agira ute? Ngo abure ibitotsi. Haleluya. Imana ibure ibitotsi mu bibazo ufite. Imana igutabare, Imana ikugarukeho, Imana ikurengere. Ngo Morodekayi ngo yibukwa n'Imana. Ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, imirimo y'iribukwa. Umwami abaza nimba hari ibihembo Morodekayi yabonye. Ngo ariko ngo yibutswe Hamani, nawe ngo yaraje kumurega. Ngo yibukwa Hamani, ngo yaraje kumutwara ngo amubambe ku giti. Imana ishimwe cyane. Ngo Hamani icyo gihe umunsi we wari wageze, umunsi wa Morodekayi. Hamani yangaga Morodekayi cyane. Hamani akamwangira ugusenga kwe. Hamani akangira Morodekayi ukwihangana kwe. Ngo arangije ngo yarashe, ngo aje kumusaba ngo kugira ngo bamumanike ku giti, ngo kugira ngo bamubambe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu azaza aje kukwirukanisha mu kazi, ahubwo birangire ari we birukanye. Hari igihe umuntu azaza aje kukugirira nabi, birangire iyo nabi ari imuhindukiranye, nk'uko Hamani byagenze kuri Morodekayi. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Ngo Hamani arangije, ngo Morodekayi arangije, ngo umwami arabaza ngo mbese uwo muntu hari ibihembo yaba yarahawe, hari ishimwe yaba yarahawe? Abagabo biwe baramubwira ati reka nta kintu na kimwe yigeze ahabwa. Ndakwinginze kugira ngo ugume mu murongo wawe, kora neza, senga udacika intege. Hari Imana izakwibuka ku munsi abantu babonaga ko wari ugiye guseba. Hari Imana izakwibuka. Imana ishimwe cyane. Igihe cyari kigeze ngo Morodekayi ave ku gisuzuguriro, igihe cyari kigeze ngo Morodekayi ave ku irembo, igihe cyari kigeze ngo Morodekayi ave mu bushomeri, igihe cyari kigeze ngo Morodekayi agira agaciro. Igihe cyari kigeze ngo umwami arangije iryo joro abura ibitotsi. Umwami abura ibitotsi akigaragura, ariko akabura ibitotsi. Ijwi rikamuzaho yuko agomba kurengera Morodekayi, ijwi rikamuzaho yuko akwiye gukura Morodekayi ku irembo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nawe hari Imana ije kugukura ku irembo ry'igisuzuguriro. Nawe hari Imana ije kugukura ku irembo ryo kwangwa. Nawe hari Imana ije kugukura ku irembo ryo kubura akazi. Nawe hari Imana ije kugukura ku irembo ry'uburwayi. Zonegere botaya sire nenete kuwa. Ngo mwami iryo joro abura ibitotsi. Imana ije kubura ibitotsi. Imana irakuziye, Imana irakuziye, ije kukugirira neza. Imana ibonye amarira yawe,
Imana yabonye kwihangana kwawe, Imana ibonye imirimo myiza wakoze, Imana ije kukwibuka. Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiranye, haracyari Imana, Imana itibagirwa, haracyari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana nawe ije kukugirira neza, Imana irabyibutse we, Imana irabyibutse. Birashoboka ko waba waragiriye neza umuntu ukibwira ko Imana itabibonye, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yarabibonye. Imana yarabibonye, Imana yarabibonye. Nicyo kiyihagurukije, ije mu rugo rwawe, ije kukurengera, ije kuguhoza amarira. Imana yarabibonye, ije mu kazi kawe, ije kukuburanira. Wagiye uhura n'abahamani benshi bashaka kukubambisha, bashaka kukugambanira, ariko Imana irahagurutse, Imana irahagurutse muri icyo gihe cyo kukugambanira. Dore Imana iragutambagije muri icyo gihe cyo kukugambanira, dore Imana irakuzamuye. Zonegerebota yasire muri icyo gihe cyo kukugambanira, dore Imana irakurengeye. Muri icyo gihe wabonaga ko urugo rwawe ruhirimye, dore Imana irarwubatse, irwubatse kubera imirimo myiza wakoze. Imana iraje, Imana ije kwibuka, ije kwibuka ukuntu wihanganye, ije kwibuka ukuntu utatukishije izina ryayo. Imana ije kwibuka ukuntu wayinambyeho ukihanganira ibikugerageza. Imana iraje, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Imana iraje, Imana ije kukurengera, Imana ije kugukura kuri ubwo burwayi. Imana iributse, Imana yibutse biyiteye kubura amahoro. Imana ihagurutse mu ijuru ryayo, ryarije kukurengera, kandi nisheza kukurengera abantu bose bazabimenya, niza kugutabara abantu bose bizamenyekana. Imana iraje, Imana ije kukugirira neza. Imana ikomeza gukora imirimo yayo kuri Moridekayi. Imana ikomeza gukora imirimo yayo irengera Moridekayi, ngo maze ngo umwami arangije ngo arabaza, mbese uwo mugabo ni ikihe gihembo mwaba mwaramuhaye? Mbese uwo mugabo ni iyihe nyiturano mwaba mwaramwituye? Haleluya! Ntabwo bivuze ngo kusenze nubwo Imana iba yacecetse, ntabwo bivuze ngo ntiba yakubonye, iba yakubonye, ahubwo ingororano ziraje. Yo Yesu yazanye ingororano, irahaguruka ikakwibuka. Yo Yesu yazanye ingororano, arahaguruka, abantu bose bakabibona ko ari wowe wahagurutse. Imana iraje, ihagurutse mu kazi kawe. Imana ije kugushyigikira, Imana ije kukurengera mu rugo rwawe, Imana ije kugushyigikira, Imana ije kukugirira neza. Imana iributse, Imana iributse. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ikwibuka aya masaha, Imana igutabara aya masaha, Imana ikugirire neza, Imana ikugarukeho nk'uko yibutse Moridekayi ngo yarari ku irembo ry'ibwami. Ku irembo ry'ibwami urahakubitirwa nshuti yanjye, ku irembo ry'ibwami barakuvuga ariko ugaceceka. Ku irembo ry'ibwami urasenga, ugasenga, yewe bigakomera, abantu bakabona ko nta n'Imana usenga, ariko Yesu agukuye kuri rya rembo ry'ibwami, ibintu byose biramenyekana, ibintu byose biragaragara. Imana ije kukwibuka, kandi Imana ije kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Ngo maze umwami ngo arangije ngo arabaza ngo mbese ninde uri mu rugo? Baramubwira ngo ni Hamani. Hamani baramuhamagaza, aza yareza agatuza, aza yareza agatuza, yumva neza ko Moridekayi agiye kumwica, akamwica bikarangira. Ngo Moridekayi maze Hamani ngo araza, aza yareza agatuza. Moridekayi we yari yicecekeye. Reka nkubwire, hari Imana igituburanira twicecekeye, hari Imana igidutabara abantu batubonaga mu ishusho yo gupfa. Nawe hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana igirengera umuntu abantu babonaga ko asebye birangiye, Imana igaseruka ikamurengera, Imana igaseruka ikamutabara. Ngo maze ngo Hamani
Hamani aza yareza agatuza, yumvaga nyine ko ari we mutoni ku mwami, kandi koko niko byari bimeze. Hamani yumvaga ko ikintu cyose agomba gusaba kigomba gushyirwa mu bikorwa. Hari igihe kijya kigera wowe wigize igihangaje Imana ikaguhangamura, wowe wigize ko wowe wumva ko ari wowe uvuga ijambo rikumvikana, Imana ikagucecekesha. Wa wundi wari insuzugurwa, wa wundi wabonaga ko nta jambo, Imana ikamuzamura. Nibyo rero Imana yakoreye Moridekayi ngo ku irembo ry'ibwami, ngo maze ngo Hamani ngo araza, umwami nawe aramubaza. Umwami yari afite ubwenge bukomeye cyane, arangije aramubwira ngo ariko Hamani we, umuntu umwami akunze kubaha, mbese bamugenzereza bati? Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza. Umuntu umwami akunze kubaha, mbese urumva bamugenzereza bate? Mbese urumva bamukorera iki? Mbese urumva yahabwa irihe shimwe? Mbese urumva byagenda gute? Haleluya! Hari igihe Imana izaza kugutabara, ibanze ibicisha no ku banzi bawe kugira ngo babibone, bimenyekane ko ari ije kugutabara. Bimenyekane ko Imana ari ije kuzaheka, ngo ntabwo uzabona umugisha, ngo ntabwo uzabona ubutabazi. Hari Imana izaza ikabanyuraho, hari Imana izaza ikabacaho kugira ngo yiyerekane. Haleluya! Kugira ngo yiyerekane ko ari Imana ifite imbaraga, kugira ngo yiyerekane ko ari Imana ifite ubushobozi. Ibabaze ngo ariko ikintu cyatuma ngirira neza uriya mwana wanjye unyubaha, mbese nabigenza gute? Mbese namuhereza iki kimukwiriye? Hari Imana igiza ikabanza igaca ku banzi bawe. Imana ishimwe cyane, Imana itugirire neza. Nubwo bimeze bityo, njyewe mfite ibyiringiro. Imana ishimwe, byiringiro mfite nawe ubigira aka kanya. Banza usobanukirwe neza ko Imana yacu ntabwo ari pirate, nta nubwo bayipirata ngo bikunde. Imana yacu iyivuze irasohoza. Iyo yibutse umuntu ibimwibutse, iyo irengeye umuntu ibimurengeye, iyo ukuye umuntu mu rupfu ibirumukuyemo. Imana yacu ntabwo ati byikoze, ahubwo Imana yacu ni ibitangaza gusa, kuko iyikoze biramenyekana kandi ntabwo ijya ibyirata. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Njyambona abantu birata ngo nakoze ibitangaza, ngo nagize gute. Uwabagira Imana, ese mwakwivuga bingana gute? Nagira ngo nkubwire ngo Imana yacu iyo yaje gukora irakora kandi ntabwo ijya ibyirata, ahubwo imirimo yakoze iyo yonyine igenda yerekana ko Imana yacu ifite imbaraga ndetse n'ubutwari. Komera ku Mana, komera ku Mana. Wa mugabo we komera ku Mana, wa mubyeyi we komera ku Mana, wa mukobwa we komera ku Mana. Hari Imana ije kugukura ku irembo, hari Imana ije kugukura ku gisuzuguriro, hari Imana ije kukurengera. Komera ku Mana. Ngo maze ngo Hamani ngo araza rwose, ari kuvuga ngo ijambo ngiye kuvuga niryo rifite agaciro, kuko n'igiturumva cyo kubambaho Moridekayi yari yagiteguye. Ayiwe, hari abantu bagiye kumwara, hari abantu bagiye gusaba ku buzima bwawe. Bari bazi ko ibyago bigusatiriye, bari bazi ko ugiye gusaba mu kazi, bari bazi ko ugiye gusaba ku bukobwa bwawe, bari bazi ko ugiye gusaba ku busore bwawe, bari bazi ko ugiye gusaba muri bizinesi zawe. Hari abantu bagiye guseba, hari abantu bagiye kumwara, hari abantu bagiye guceceka, kuko Imana tayasire zonegeri bonenete kuba Imana iravuze ngo irabahagaritse. Imana ivuze ijambo rikomeye, Imana ije kukurengera nk'uko yarengeye Moridekayi. Imana ije kugutabara nk'uko yatabaye Moridekayi. Hari abantu bakubonye urwaye ujya no mu bitaro, babona neza kuzapfa, batangiye kuvuga ngo nubwo yagiye mu bitaro ntazagaruka, ariko uzagaruka mu izina rya Yesu, kuko Imana irakwibutse nk'uko yibutse Moridekayi igihe Hamani yaraje kumubamba, igihe Hamani yamwifurizaga ibibi, igihe Hamani
imana yamwifurizaga urupfu. Nicyo gihe imana yaziyemo, ntihazagira umuntu ubabeshya. Ntabwo imana iza mu munezero gusa, imana hari igihe iza byakomeye kugira ngo ikwereke ko ari imana muri kumwe. Haleluya! Kugira ngo ikwereke ko ari imana, nta kintu na kimwe kiyinanira, nta rugamba na rumwe irwana ngo ineshwe. Hari igihe imana iza byakomeye, hahandi abantu bakubwiraga ngo ni ukuri, noneho natwe tubuze icyo tukubwira. Hahandi abantu bakubwiraga ngo ntuzashaka, noneho imyaka yawe ibaye myinshi, noneho biranze birarambiranye. Aho ngaho imana igaseruka nk'imana ikivuga. We imana yacu ijya yivuga kandi ikivuga neza. Imana ishimwe, imana ikwivugeho neza. Wakire ineza y'Imana, wakire ubutabazi bw'Imana, wakire gukora kw'Imana. Ndi muri iki kiganiro ndi kubona imana iri kugenda ikora ku bwoko bwayo, iri kubugirira neza. Hari abantu imana ije kwibuka imirimo bakoze, ije kubatabara, ije kubarengera, ije kubakura mu bibazo bari barimo. Niwakire ineza y'Imana, niwakire igitangaza cy'Imana, niwakire ukurengerwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu umwami akunze kubaha, ngo mbese ngo bamugenzereza bati. Haleluya, amen. Umuririmbyi yaravuze ngo dufite imana n'imana nyamana, nimba utayizi uzayibaze Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Imana yacu ni iki? Ni imana nyamana. Imana yacu irakora, imana yacu irashoboye. Ntihazagire umuntu ukubeshya. Nimba ufite Yesu ufite byose. Imana ishimwe cyane. Nimba ufite Yesu ufite ubutabazi bwiwe, kuko imana ntabwo nta muntu igisezerera amara masa. Imana nta muntu igihemba nabi. Ku muntu wayikoreye neza, ku muntu wayizeye, umuntu wayihanze amaso, ntabwo imana izaguhemba nabi. Imana ikugirire neza, imana igufasha aya masaha. Maze ngo Hamani aritaka. Umuntu umwami akunze kubaha, ngo bamugenzereza batya, bakazana ngo imyenda y'umwami bakayimwambika, bakazana ifarashi y'umwami bakayimushyiraho, ngo maze ngo bakamutambagiza. Ayiwe, Imana idufashe cyane. Uwo ni Hamani witakaga, uwo ni Hamani wivugaga, uwo ni Hamani yumvaga ko nta wundi, kuko yumvaga ko ari we wubaha umwami, yumvaga ko ari umutoni nyine ku mwami, yumvaga ko icyo agomba kuvuga cyose kigomba kubahirizwa. Ngo maze ngo umwami, wa mwami wabuze amahoro, wa mwami imana yacu yakoresheje kugira ngo Moridekayi yibukwe, wa mwami imana yakoresheje kugira ngo Moridekayi atabambwa ku giti, ngo maze ngo arangije aramubwira ngo mva ibyo ngibyo uvuze. Haleluya, Imana ishimwe. Mu ijuru hari imana igitegeka ikavuga ngo ntabwo ugipfuye. Nubwo bavugaga ko upfuye, imana ikavuga ngo ntabwo ugipfuye. Niho ngo umwami yabwiye Hamani, aravuga ngo ibyo ngibyo uvuze hatavuyemo n'ikintu na kimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Niko Imana igitanga icyubahiro, niko Imana igitanga agaciro, niko Imana igitanga ijambo, niko Imana igivuga ngo nubwo bavuze ko utazabyara, ariko Imana ikururuka ikavuga ngo kuko ari njyewe Uwiteka mbivuze, niwakire kubyara. Kuko ari njyewe Uwiteka ubivuze, niwakire gushaka. Kuko ari njyewe Uwiteka ubivuze, niwakire amahoro mu rugo. Kuko ari njyewe Uwiteka Imana ubivuze, niwakire ubutabazi. Ngo maze ngo umwami abwira Hamani, aramubwira ngo ibyo ngibyo uvuze hatavuyemo n'ikintu na kimwe. Umva nkubwire wa mugabo, hatavuyemo n'ikintu na kimwe. Ibyo ngibyo uvuze ubikorere Moridekayi. Imana ishimwe cyane. Hamani araseba, Hamani aramwaragurika, Hamani biramucanga, Hamani abura ijambo na rimwe avuga. Imana ijya ibasebya, Imana ijya ibasebya, Imana ijya ibacecekesha. We bari babambye n'igiti ngo baragushingaho bakakumanikaho, ariko Imana ikaza ikavuguruza iyo migambi mu kazi. Hari igihe umuntu ahura n'intambara mu kazi, akahurira n'umuntu akavuga ngo njye ndakomeye, njyewe ikintu mvuze kuri bosi cyose kirubahirizwa, njyewe niyo navuga ngo bakwirukane bakwirukana. Ariko bikarangira Imana ivuze ijambo
ijambo rikomeye, Imana ahubwo ikakuzamura hehe? Muri ka kazi, ikakuzamura mu ntera. Hari Imana ijya ifata umuntu mu rugo rwiwe, baravuze bakaruha iminsi, bavuga ngo ruriya rugo rw'uriya mugabo ntabwo ruzamara kabiri, ruriya rugo rw'uriya mubyeyi ntabwo ruzamara kabiri. Bakaguha iminsi, bagashaka kubona uri guseba, bagashaka kukubona wahukanye, bagashaka kukubona umugabo yagutaye, bagashaka kukubona inshuti zawe zagutaye. Ariko mu ijuru hari Imana igiza ikavuga ngo uru rugo nirubeho mu izina rya Yesu. Uru rugo ndaruremye kuko njyewe Uwiteka mbitegetse, ndabitegetse uru rugo ndaruremye. Imana ishimwe, Imana igiremo ibintu abantu barangije kuvuga ko byarangiye, Imana ikabirema. Imana igize ikitamurura ahantu umuntu yabonaga ko apfuye birangiye, Imana ikaza ikamuha ubuzima. Imana igiza ikabona akagambane bagambanira umuntu, ikaza ikagasenyagura, kuko Imana ari Imana, kandi kuko Imana ireba itajya yerekwa, ikakurengera mu kazi kawe, igakura akagambane. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, Imana ibatabare, Imana ibaneshereze. Iri jambo Imana yambwiye ngo ndibabwire, mwikwiheba. Hari Imana ije kwibuka imirimo mwakoze, wikwiganyira. Hari Imana nezeza umutima wawe. Hari igihe wagiye ukora byinshi ukumva ko mbese Imana itabibonye, ariko yarabibonye. Imana ije kubikwibukiraho, ikuye Hamani ku buzima bwawe, ikuye Hamani mu rugo rwawe, ikuye Hamani mu kazi kawe, ikuye Hamani mu bukobwa bwawe, ikuye Hamani mu busore bwawe. Imana irakwibutse nk'uko yibutse Moridekayi. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Imana, iri jambo uryakire kandi uryizere. Urabona ineza y'Imana kandi urabona igitangaza cy'Imana. Hari Hamani Imana ikubise ku buzima bwawe, Imana iguhaye ijambo aho utarigiraga, Imana iguhaye agaciro aho utakagiraga. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Mana, turagushimye, turagushimye ko uri Imana ikora, turagushimye ko uri Imana itareba nk'abantu, turagushimye ko uri Imana itibagirwa. Turagushimye ku bwoko bwawe wibutse, ukibuka imirimo myiza bakoze, ukabarengera. Dore hari ba Hamani bari bari ku buzima bwabo, hari ba Hamani bari bari ku ngo zabo, hari ba Hamani bari bari mu kazi kabo, hari ba Hamani bari bari mu byabo, ariko nushimwe kutesheje agaciro imigambi ya ba Hamani. Mu byabarwanyaga n'ibyabahigaga byose ukabubikuyeho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kurengera abantu bawe, kandi ukabubibutse, ukabubinjije mu mugisha, ukabubinjije mu mashimwe, ukabubakuye mu gisuzuguriro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze, umugisha umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro, kandi uko akizereye kimubera nk'uko akizeye. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Umuntu yakenera kukugisha inama, umuntu yakenera ko wamufasha gusenga, cyane ko uri umwe mu bahanuzi basigaye bahagaze neza batarapfukamira Bayali. Bibiliya yarambwiye ngo dore ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Hari abantu b'Imana baba bakeneye abantu babafasha muri uru rugendo. Ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Yesu aduhana umugisha. Kuwakwifuza kumpamagara cyangwa ko mugira inama, ndagira ngo mbabwire ko tugira abantu inama kandi zitari mbi, tukanasengera abantu. Umuntu yaraboshye akabasha kubohoka. Ntabwo kuboha gusa ari uko umuntu yafashwe n'abadayimoni. Hari abantu baba baboshywe mu mutima, hari abantu baba bafite umubabaro n'agahinda, ariko kuko begereye Imana, Imana ikabaruhura imitima, Imana ikabafasha, ikongera ikabaha imbaraga. Nomero yanjye ni 0781925655. Imana iduhana umugisha. Nomero yanjye ni 0781925655.
665 Imana iduhane umugisha cyane. Murakoze cyane. amen. Ntabwo cyari cyakageze ariko ngo iryo joro ngo umwami